Sashimwe bene data ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Mahoro ya Kristo akomeze kubana namwe mwese. Komeza twumva amagambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo bice 8 kugeza mu bice byaho 10. Tukaza kwibanda ku ijambo dusanga mu bice 9, igice cya 9 umurongo wa 37 38, aho Yesu abwira abigishwa bati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyir'ibisarurwa yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Imana ishimwe cyane. N'amagambo turi buze kugarukaho, ariko kandi muri ibi bice twasomye igice cya 8 ndetse no muri iki gice cya 9 tubonamo ibitangaza Yesu yagiye akora, aho tubona ko mu gice cya 8 yakijije umubembe, arangije akiza umugaragu w'umutware w'abasirikari, akomeza kugenda akora ibitangaza bitandukanye. Tubona aho yaturishije inyanja muri iki gice cya 8:23 gukomeza, ndetse aza no gukiza abantu bafite abadayimoni. Iyo utangiye igice cya 9 naho tubonamo bimwe mu bitangaza, aho batubwiye ngo yakijije ikirema gihetswe n'abantu 4 kandi agikiza amaze no kukibabarira ibyaha bye. Muri iki gice cya 9 tubona uburyo yahamagaye zimwe mu ntumwa ze. Yahamagaye Matayo, aho yasanze akora ibigendanye n'umurimo wo gukoresha ikoro. Niwo murimo Matayo yakoraga. Aramuhamagara kugira ngo amukize, amukurikire, amuhindure intumwa ye, agende yamamaza ubutumwa bwiza. Hano niho tubonamo muri iki gice cya 10 niho tubonamo amazina y'intumwa 12 za Yesu. Igice cya 10 ku murongo wa 2, usibye ko no ku murongo wa 1 tubona uburyo yagiye ahamagara intumwa ze. Ahamagara abigishwa be 12, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Amazina y'intumwa 12 za Yesu baravuga ngo uwa mbere ni Simoni witwaga Petero, na Andereya mwene se, na Yakobo mwene Zebedayo, na Yohana mwene se. Yohana ni intumwa ya 4. Filipo ni intumwa ya 5. Hanyuma Barutolomayo intumwa ya 6. Toma, Matayo, hanyuma hakaza Yakobo, hakaza Yakobo mwene Arufayo, na Tadayo, na Simoni Zerote, na Yuda Isikariyote. Hano bariwe bavuga ko ari we wamugambaniye. Aba rero izi ntumwa Yesu amaze kuzitoranya, ntabwo yazitoranyirije ubusa. Yazihaye misiyo, arazituma, ababwira ibyo bagomba kujya gukora. Umurongo wa 5 gukomeza mu gice cya 10 tubonamo impamvu nyamukuru Yesu yatoranyije izi ntumwa. Arababwira ati rero nimugende
kuko ku murongo wa 5 havuze ngo abo 12 Yesu arabatuma abategeka ati ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isirayeli. nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, kandi mukize abarwayi, muzure abapfuye, mukize ababembe, mwirukane abadayimoni. Araje arababwira ngo mwaherewe ubuntu, namwe mujye mutangira ubundi. Aya ni amagambo nifuje gusoma muri ubu buryo kugira ngo abantu basobanukirwe ibyizi ntumwa za Yesu n'impamvu nyamukuru Yesu yatoranyije izi ntumwa. Kuko abantu bajya tubivuga gutyo bitewe n'uko abantu badakunda gusoma amazina y'intumwa za Yesu ari muri iki gice muri Matayo igice cya 10 n'inshingano bahawe. Hano rero yabwiye kujya kuvuga ubutumwa bwiza, gukora imirimo n'ibitangaza. Ubwo butware Yesu yarabubahaye. Icyo ngarukaho ni iri jambo Yesu yabwiye abigishwa be. Yarababwiye ubwo bari kumwe amaze kubatoranya, abwira ati nubwo bimeze bityo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nuko arangije abaha ikifura ati nuko rero mwinginge nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi mu murima we. Imana ishimwe cyane, cyangwa se mu bisarurwa bye. Ibi bishatse kuvuga ko ibisarurwa Yesu yavugaga hano ni abantu bakeneye ijambo ry'Imana. Isi yuzuye abantu benshi bakeneye ubutumwa bwiza, ariko abo kujyana ubwo butumwa bwiza ni bakeya. Niyo mpamvu nawe Imana yagutoranyije, nawe Imana iguhamagara aho uri kugira ngo wemere kuba intumwa ye, wemere kumvira ijwi ry'Imana, nurangiza wemere misiyo Imana iguha. Abantu bemera gukorera Imana no kugendera mu bushake bwayo ni bake. Hari ababishaka bakabura uko babikora, ariko kandi hari n'abafite umwanya n'uburyo babikoramo ntibakoreshe inshingano neza uko Imana yabahamagariye. Ikintu nongera kwangurira buri umwe wese wumva cyangwa wumvise iri jambo ni ukongera gukora misiyo cyangwa gukora inshingano z'Imana yaduhamagariye, z'Imana idushakaho, ko yaradutoranyije kugira ngo tujyane inkuru nziza, tubwire abantu mu mahanga yose ko Yesu akiza, ko Yesu agira neza. Intumwa ni iki ngiki zatoranirijwe, ni iki ngiki nawe watoranirijwe, cyatumye Imana igutoranya ikakujyana hirya no hino aho waba uherereye hose ku isi, ni ukugira ngo wamamaze inkuru ya Kristo, n'ibindi bikaza byiyongeraho, ariko ntiwibagirwe inshingano zawe, kandi uzirikane ko umurimo dukora tuzawugororerwa. Imana yacu ishimwe cyane, kuko nibyo Yesu yakomeje kubabwira kandi aranabatinyura. Yashoje iki gice cya 10 avuga imwe mu mirongo ibanza, donc yo hagati 24 kugeza 29:33, Yesu aho yakomezaga intumwa ngo ze gutinya, ahubwo zigende zamamaze ubutumwa bwiza. Ntidutinye kandi ntutinye, kuko Kristo yasezeranye yuko aho tuzajya hose azagendana natwe, kandi ibyo tuzavuga ari uzaduha ibyo kuvuga. Rero nagira ngo nkangurire abantu bose bamenye Imana ko bakongera bagatinyuka bakamamaza inkuru nziza ya Kristo, ko nicyo twahamagariwe. Ibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Amen.